Muraho neza, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ibagereho. Uyu munsi rero tugiye gukomeza twinjira mu gitabo nkuko twabitangiye ubushize. Uyu munsi tukaba tugiye gutangira tuganira ku ruhare rw'ivangura kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ivangura, inzika, umwiryane, amakimbirane nibyo biganisha ku bwicanyi, ariko cyane cyane tugendeye ku ivangura ni igihe abantu bamwe bahuriye ku gihugu baheza abandi ntibisange mu isangira ry'ibyiza by'igihugu. Ibyo rero ni byabaye byagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Byagiye bikura uko imyaka yagiye izamuka kuva muri za 70, 80, 90, ariko uko bizamuka ntabwo ariko abantu bose babibonaga. Bigenda buhoro buhoro, abantu bakabimenyera bakumva ko ari bisanzwe, ariko mu gihe kirekire bigira ingaruka nk'izabaye cyane cyane turebe nko kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ivangura rero yaba ari iry'ubwoko, iry'amadini n'ibindi yewe, ariko tutitaye ku byateye ubu ngubu bavuga ngo nabyo n'ivangura, ibyo ntabwo byinjiramo kuko mbona bitatureba cyane, ariko tugendere cyane ku ivangura ry'ubwoko n'idini. Burya ntabwo ritureba cyane, ariko turebe ku bwoko kuko ari bwo bwakoreshejwe kugira ngo habashe kubaho jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Twavuga tuti ni uruhe ruhare kuko ivangura ryagize mu Rwanda? Ese mu Rwanda kuko hari ivangura rigaragara? Twafata urugero mu mashuri, kugira ngo wige cyangwa se hakorwa ibarura ry'abanyeshuri runaka b'ubu bwoko n'ibarura ry'abanyeshuri b'ubundi bwoko, abantu barahagurutswaga bakabara bakavuga bati ubwoko n'ubu ngubu mu mashuri agomba gutsinda ibizami bya leta n'aba. Hariho umurongo ntarengwa w'ubwoko n'ubu bugomba gutsinda n'ubundi bugomba gutsindwa, cyangwa se ugomba kuringanizwa. Bakavuga bati niba abantu ari 1000, nka 700 cyangwa 800 bagomba kuba ubwoko, 100 cyangwa 200 cyangwa 300 bari ubwoko. Icyo gihe abantu bataringaniye batangana, haba harimo ikibazo. Iryo vangura rero rituruka he? Riterwa n'iki? Nibyo nanone tuzarebera mu gitabo nitumara kukinjiramo neza. Ni ingaruka bitera, kuko abakora ivangura ntabwo baba babona ingaruka z'ako kanya rishobora gutera, kuko baba bafite ubushobozi n'uburyo n'ingufu zo gukora iryo vangura. Aho barikoreye nabo ko nta mbaraga baba bafite, babyakira uko bimeze, bakabimenyeranye, bakabifata nk'ihame. Ariko mu gihe kirekire, mu gihe runaka, ibintu byose tuzi ko bigira iherezo, bigeraho bitera ibibazo. Iyo abakoraga ivangura babonye ko batagishoboye kurikora, icyo bifashisha n'iki? Biva ku ivangura rero bikajya gukandamiza, byaba gukandamiza none bidashobotse bikajya mu bwicanyi. Aribyo byabaye mu Rwanda mu 1994. Tuzajya tubyinjiramo rero turebe uko ivangura ryakwirindwa, cyane cyane nko muri ibi bihe abantu bose bakumva ko bangana, bakumva ko bagomba kugira uruhare rungana ku gihugu cyabo, bakumva yuko bagomba kugira access zingana ku bintu runaka, yaba imitungo, yaba amashuri, yaba ubukungu, yaba ibyiza by'igihugu byose muri rusange. Iyo abantu babyisangamo bakumva yuko badahejwe, niwo muyoboro mwiza wo kugira ngo abantu bibone mu gihugu bose, nta n'umwe ufite urwikekwe cyangwa se yumva ko agira ivangura. Ibyo tuzagenda tubyinjiramo mu gitabo, uko tuzagenda tugenda tukinjiramo turebe noneho byimbitse uko ivangura ryagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni gute rero nabashije kwandika igitabo kingana nk'uku? Uko nabivuze, cyari amapaje 700 nkicyandika, dusanga cyakoze amapaje nk'igihumbi iyo kijya mu dutabo dutoya. Nuko rero tukigira kinini gutya, akarugo cyavuye mu paje 500. Igitabo rero kugira ngo nyandike bishoboke, nayobowe n'Umwuka Wera nkuko yamamagariye kucyandika, kugira ngo ngisangize Abanyarwanda, nandike cyane ibyabaye, uko byabaye, uko byagenze, kugira ngo hato
abato bazakure bazi neza uko ibintu bimeze. Tuvuye ku mwuka rero, ibintu byafashe kwandika iki gitabo harimo ibiganiro mbwirwaruhame ku byabaye, ibyo abantu bagiye bavuga, harimo ubuhamya bw'abantu uko abantu babonye ibintu byabaye, harimo ubuhamya bwanjye bwite, harimo ibitabo nasomye, harimo amaraporo, harimo n'ibiganiro mbwirwaruhame byaje bitangwa hirya no hino, cyangwa se n'ibiganiro abantu bungurana inama ku byabaye. Ibyo byose nibyo nafashe mbishyira hamwe, noneho nyorwa n'umwuka wera n'ijambo ry'Imana, byose mbasha kubishyira muri iki gitabo mureba. Nashishikariza buri wese kukigura kugira ngo agitunge, agisome, cyangwa se azagisomere n'abana be bakiri bato cyangwa n'abazavuka, kuko burya amateka uko byagenda kose n'ibizakurikiraho n'ibyo tubona byose bishingira kuri ibi twanyuzemo mu 1994. Niyo mpamvu rero ntawe wabihungira ngo uvuge ngo wibiganiraho wivugaho ngo byararangiye. Ntabwo byararangiye, kuko nibyo bigikurikirana abantu na n'ubu, akaba ari n'ikitegererezo kibiri kuba muri nosi uyu munsi wa none. Njye nabihamya kuko mbifite gihamya cyose byinjira muri uyu munsi ngo bisobanure uko bimeze, ariko ubu buhamya buri muri iki gitabo, ibi byose nakusanyije, umwuka wera mfashije, ni ibintu tugomba kuganiraho. Ntabwo tugomba kubisimbuka cyangwa tubirenga, kuko utazi aho uvuye ntabwo ushobora kumenya aho ugana, kandi amateka utayazi ntabwo ushobora kumenya ejo hazaza. Akaba ariyo mpamvu rero ngomba komeza kubivugaho, nkabyigishaho, cyane cyane ntawe nigirizaho nkana, ariko njyewe nkabisobanura, nkabyigisha nk'uko byagenze, kuko Imana yampamagariye kubyandika. Hari impamvu yampaye kubyandika, kugira ngo bibere benshi urumuri, batazongera kwisanga mu bibazo nk'ibyo banyuzemo mu 1994. Ubwo rero nuko nabashe kubyandika nkushanyije ibyo biganiro, ibitabo, ibiganiro mbwirwaruhame, ubuhamya bw'abantu n'umwuka wera anyoboye. Nuko igitabo cyabashije kwandikwa kirasohoka. Nkabangira nti muntu wabonye ibyabaye 1994 cyangwa se wabibwiwe cyangwa wabyumvise, jya ugendera ku buhamya nk'ubu, ku nyigisho nk'izi, uvuga uti reka nitwararike mu bibazo ibi n'ibi, cungure, menye ibijya mbere, menye iby'ukuri, cyane cyane ugisha umutimanama wawe inama, kugira ngo hato utazisanga nk'ibyabaye mu 1994. Ubwo rero nzakomeza nabwo mbiganiraho uko iki gitabo cyabashije kwandikwa, tugendeye kuri ibyo byose, n'ibyo amaradiyo avuga, n'ibyo abantu batekereza, uko babibona byose. Ibyo byose nibyo nakusanyije mbishyira hamwe, ndagosora. Maze kugosora shyira ku munzani, maze gushyira ku munzani mbaza umwuka wera, aranyemerera ama green light. Ndavuga ni reka mbyandike uko bitegetswe, ubundi bisoke abanyarwanda bazabisome, hato byagirira akamaro 5, 10, 15 niyo baba bake bashoboka, ariko bakabisakaza mu bandi. Niwo mugambi w'iki gitabo, kugira ngo kizafashe benshi kwirinda kugwa mu mutego nk'uwabandi baguyemo mu 1994. Ibyabaye mu Rwanda bivugwa kwinshi, bisobanurwa kwinshi. Wakwibaza uti ese ibyo wanditse muri iki gitabo twabwirwa n'iki ko ari ukuri, cyangwa se twabyemera gute ko bitabogamye? Ndagira nti njya kwandika iki gitabo nko maze kubisobanura, nayo bari n'umwuka wera, fata ibiganiro mbwirwaruhame by'abantu bavuga ku byabaye, numva iby'amaradiyo hirya no hino avuga ku byabaye, mfata ubuhamya bw'abantu, nsoma ibitabo. Kuko njya kwandika iki gitabo gifite amareferanse y'ibitabo birenga 100, ko mubibona hano. Ibi byose ni ibitabo nagiye nifashisha. Aho mubibona, urabona page 1 ya reference, page 2, page 3, page 4, zose ni reference. Nakoresha ibitabo 100. Numva ibiganiro mbwirwaruhame, nkoresha ibibazo ndabaza hirya no hino, nkoresha ama interview, entrevue. Noneho byose ndabigosora, mbishyira ku munzani, ndareba, mbona uko ibintu byari bimeze mbere y'1990, uko byari bimeze
nyuma ya 90, mbere ya jenoside, hagati ya jenoside iri kuba na nyuma yaho, ngenda shungura ibyo abantu bagiye bavuga, ibyo abantu bagiye bakora, experience nagize nanjye muri biriya bintu nabonye, uko abantu babibonye, uko abantu babivuga, ukuri kwa nyako, tugende noneho nuko ibintu byavugwaga mbere y'intambara, intambara irimo iraba, jenoside ibaye, na nyuma yaho uko byagiye bivugwa. Ariko cyane cyane ukuri burya gushirira mu biganiro kandi guca muziko ndi gushya. Uko abantu bagenda baganira ni kubona ko abantu bafata ikibazo, ariko ugendeye ku murongo w'Imana w'ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabimpaye mu Baroma 3 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku 18, uko Imana yambwiye ko ibintu byatewe nuko abantu bari barateye Imana umugongo batakiyumvira, igihugu cyarafashwe bunyago n'umwuka wa Sekibi. Ibyo byose rero nabishyize hamwe, nibyo byamfashije kwandika igitabo, cyane cyane ngendeye ku ijambo ry'umwuka wera wanshoboje akambwira ati andika igitabo, kuko ngewe ntabwo nari naratekereje kwandika igitabo ku byabaye mu Rwanda mu 1994. Nagendeye ku mwuka wera wamfashije, arambwira ati andika igitabo, anyobora uko ngomba kucyandika, ngendera kuri ibyo byose nyine, kuri experience y'abantu, ku buhamya bw'abantu, ku biganiro mbwirwaruhame, iby'amaradiyo avuga, ibyanditse mu bitabo, kuri politiki, ku iyobokamana, kuri siyansi. Ibi byose ndabikusanya mbishyira hamwe, noneho ndabigosora nyine ngendeye ku mwuka wera. Nibyo byatumye nemeza ko igitabo koko kugira nyandike bivuye ku Mana ari ukuri kwa nyako ushingiye ku ijambo ry'Imana. Akaba ariyo mpamvu ntashidikanya na gato ibyo nanditsemo bivuye ku Mana, ari ukuri nyakuri, kandi uko ibintu byagenze niko byagenze, niko byanditse mu gitabo. Ushobora kumbaza uti, uravuga ngo ibyo wanditse muri iki gitabo niko kuri. Ese niko kuri konyine? Oya, ntabwo navuga ngo niko kuri konyine. Abandi banditse ibyo banditse twabibonye, harimo iby'ukuri, harimo ibitabukuri, ibyo byose turabizi. Ariko wambaza uti niki cyemeza ko ibyo wanditse muri iki gitabo ari ukuri? Nagusubiza nti, njyewe kuba navuga ngo iki gitabo ibyo nanditse ni ukuri kandi byavuye ku Mana, harimo ababyemera, harimo abatabyemera. Ibyo ni ihame niko ibintu bimeze. Habaho umweru n'umukara mu bintu byose. Ariko ikimenyimenyi kibyerekana yuko ibyo nanditsemo ari ukuri, njya kubyandika bwa mbere ntabwo nari nyijijwe. Kwandika iki gitabo rero byampaye agakiza, byamesheje agakiza nkesha kwandika igitabo, ko nyandika ntabwo nari narasobanukiwe ko ari Imana yari yampamagaye kugira ngo imene agakiza. Nabimenye nyuma nkigezemo hagati nyandika. None rero navuga nti kuba nemeza ko ari ukuri ntabwo bimpa title cyangwa akabyiniro ko kuba navuga ngo ni umucunguzi w'Abanyarwanda. Ko umucunguzi w'Abanyarwanda numwe ni Kristo, benshi bazi nka Yesu, ariko tukaba tumuzi nka Yeshua cyangwa se Yeshua Hamashia ku izina rye rya nyaryo. Tufate nka Kristo. Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, niwe wenyine tugomba kwizera, cyane cyane iyo bigeze mu bibazo by'Abanyarwanda. Niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, niwe wenyine tugomba kwizera, niwe ufite ukuri, niwe ushobora kutuyobora mu cyiza tukareka ikibi. Cyane cyane ngewe ndifata nk'urugero nk'agakiza naherewe nandika igitabo, akaba ari byo binyemeza 100%. Ngewe nkunda kuvuga 101% kugira ngo nemeze ko ibyo mvuga ari ukuri, ko kuva nakwakira agakiza imyaka 5 ishize, iki gitabo aricyo nshingiye kugira ngo mbone agakiza. Nicyo kinyemeza ntashidikanya ko ibyo nanditsemo hano ko ari ukuri, kandi niko byabaye. Nkaba rero nongeye gusubiramo nti uko kuri mfite ntukwitiranye nuko ndi umucunguzi, ko umucunguzi w'abantu n'umwe ni Kristo. Kristo Yeshua Hamashia niwe wenyine ushobora kuvuga uti niwe mucunguzi w'abantu. Ntabwo rero ibyo nanditsemo n'ubwo byose ari ukuri ushobora kugitiranya n'ubucunguzi cyangwa umuntu uzanye ukuri kugendeye ku bantu bose, kubereye abantu bose, ngo noneho uvuga uti ngo dore umucunguzi w'Abanyarwanda nguyu. No, umucunguzi w'Abanyarwanda n'umwe ni Yesu Kristo waducunguye kugira ngo dukire,
twihane, ahubwo uvuga uti icyo gitabo ntigire icyitegererezo, ahubwo nanjye kinyobore mu nzira y'agakiza, mve mu byaha nanjye nkizwe, umuntu ugendera ku ijambo ry'Imana ukizwe. Kuko gukizwa, kwakira agakiza biraryoha. Ndi bukoremo video y'agakiza n'igisobanuro cyayo, kuko abenshi mbona babiseka ntabwo babyumva, ko ntabwo baba babyumva, ariko burya hari igihe kizagera abantu bakumva neza icyo agakiza ari cyo. Nkaba ari cyo rero nshingiraho mvuga nti agakiza naherewe mu kwandika igitabo, nicyo kimenyetso simusiga kigaragaza ko ibyo nanditsemo hano ari ukuri nyakuri, uca mu ziko ntigushye. Aha twakwibaza, ese habayeho koko jenoside ebyiri? Kanongere nibaze, nawe nkubaze, unsubize cyangwa twisubize. Ese koko habayeho jenoside ebyiri? No, njye nakubwira nti hoya, ntago ari jenoside ebyiri zabayeho, kimwe cyabaye ingaruka y'ikindi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yabaye ku manywa y'ihangu, amarisita arakorwa, imyitozo irakorwa yo kwica abantu, bigirwamo uruhare n'abantu benshi bakoraga ayo marisite, barangaga aho abantu bari, barangije bashyira umugambi wo kwica abantu mu bikorwa. Aribyo nigeze kuvugaho gato ko nabyise full time job, umubyizi. Abantu bihaga bakazimuka mu gitondo saa 12 saa moya, izuba rirashe, bakajya kwirirwa bica abantu, ngita nk'isiganwa, kuko baravuganisha 20, 50, 100, 200. Iryo siganwa babagamo ry'ubwicanyi, baritangiraga izuba rirashe, bakarirangiza izuba rirenze. Abapfuye mu ntambara rero ntabwo bapfuyemo kuri ubwo buryo ngo abantu babahige kuva mu museso kugeza izuba rirenze. No, ntabwo ariko byagenze. Ibyo rero itegurwa rya jenoside igashyirwa mu bikorwa, amarisita agakorwa, bakica Abatutsi bangana kuriya miliyoni irenga mu gihe cy'amezi 3 bigambiriwe. Amarisita yarakozwe, imyiteguro yarabaye, imyitozo yose. Ntabwo bihuye n'abantu baguye mu ntambara, nubwo bashobora kuba bashutswe ngo bajye gukumira urugamba bakicwa. Ntabwo wavuga ngo iyo ni jenoside. Ibyo nibyo bishobora kuba ari ibyaha by'intambara, bishobora kuganirwaho abantu bakareba ibyo ari byo n'inyito yabyo, ariko ntabwo ushobora kwitiranywa na jenoside. Ngewe icyo sobanura ngaha nuko double jenoside ntabwo ishoboka. Double genocide, it's even impossible. Ntabwo ishobora gushoboka kubera ko ibyabaye jenoside yakorewe Abatutsi, hakozwe imyitozo, hakorwa amarisite, abantu bajya guhiga abandi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ntabwo ushobora kubyitiranya n'abantu nubwo baba barapfuye ari igikundi cyangwa ari kivange, ari igitero wenda kibaguyeho bitagambiriwe nk'uko amarisite no gutegurwa n'imyitozo byabaye. Ibyo rero bigatevuga biti no, jenoside, double genocide ntishoboka, ahubwo twavuga tuti kimwe cyabaye ingaruka y'ikindi. Kuko harimo bavuga ngo kwihorera kwabayeho, avuga ngo abajyanywe mu nama, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose byatewe n'iki? Byaterwaga n'imyumvire nuko abantu babwirwaga urugamba uko rumeze. Kuko urugamba ruba yari intambara harimo abarwanya babiri. Iyo abaturage babyinjiyemo, ibyo ngibyo biba bibaye ibindi. Ntabwo byinjiramo ngo bisobanure cyane cyane, ko ndashaka kuvuga nti nimba umusirikare runaka ari kurwana n'umusirikare runaka, yaba umusirikare uri gutsindwa cyangwa uri gutsinda agashuka abaturage ngo bajye mu ntambara, bajye gukumira abandi bakabigwamo, icyo gihe iyo ubwo bwicanyi bubaye ntabwo ushobora kwitwa jenoside. Kuko motif niba bashutse ngo ababwire ngo bajye kuri urwo rugamba, ntabwo yafatwa nk'abahizwe bagakorerwa amarisite ngo bicwe. Jenoside ni umugambi wabaye ugambiriye, uteguwe n'umuntu wabigambiriye. Ariko intambara, ibyaha byo mu ntambara, baguye mu ntambara bo, ni ukuvuga ngo swat bashobora kuba bashutswe bakabijyanwamo, babishutswemo, cyangwa se babyijyanyemo ku bwabo ku bushake. Ibyo rero byarabaye, niko byagenze. Harimo abarwanaga n'abandi bashutswe ngo bajye gukumira urugamba, babigwamo no kubwishi. Ntabwo ibyo umuntu yabnyura hirya ngo abikwepe cyangwa abice hejuru, kuko
byanze bikunze bivugwa henshi, ariko ntabwo ushobora kubyita jenoside. Jenoside irategurwa, amalisita agakorwa, imyitozo igakorwa, bigashyirwa mu bikorwa, bikaba umubyizi. Niko byagenze. Umubyizi rero ntabwo ushobora kuba ukubiri, kuko cyane cyane jenoside n'igituma ishoboka nuko ababa bayikora baba bafite ingufu zose zishoboka n'uburyo bwose bushoboka bwo kubishyira mu bikorwa, bakica abantu bose bashatse batabarwanya, kuko nta ngufu zo kwirengera baba bafite. Ariko uwishoye mu kujya gukumira abarwana ngo bagiye kubarwanya, ni ukuvuga ngo we abavuga ati ndabyiyemeje nshobora kubarwanya. Umuntu urwanya rero iyo gahindukiranye akakwivuna, icyo gihe ntabwo ushobora kubyita jenoside. Icyo gihe rero tuvuge tuti jenoside irategurwa, amalisita agakorwa, imyitozo igakorwa, urwango rukazamurwa, ariko ubwicanyi bubaye bushobora kuba ari ubwiteye cyangwa ubugizemo uruhare, washutswe ubizi cyangwa se utabizi. Nuko nguko bisobanura double jenoside mu Rwanda ntabwo ishoboka. Harimo intambara na jenoside ni ibintu bibiri bigomba gutandukanywa, tukabimenya tukabyumva, kuko niho ipfundo rizingiye. Ko abantu benshi bakunda kuvuga ngo habaye double genocide. Niba harabaye double genocide, abantu bapfuye muri 1994 b'abatutsi bicwaga bahirwa, bariyahuye cyangwa se impfu zabo zaturutse mu ijuru. Ngaho rero ntansobanurire unyemeze ukuntu habaye double genocide, noneho tuvuge ko ibyaha byabaye mu ntambara bikomeye. Nsobanurira uko abantu bishwe 1994 uko byagenze, noneho umbwira uti dore uko byagenze, habaye kwibeshya, habaho impanuka, noneho nibwo numva ko iyo double genocide ishobora gushoboka. Ntabwo bishoboka, ndayihakanye, nongere nyihakane, kandi nzi ko n'ababivuga mu mitima yabo bazi ko atari byo. Wenda bashobora kuba bafite intimba n'ipfunwe ry'abaguye mu ntambara kuri ubwo buryo bundi bwabaye, yaba bashutswe cyangwa se babyijyanyemo, ariko ntabwo nanone ushobora kubigereranya na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ngo bishoboke. Never. It cannot be compared. Ntishobora kugereranywa, kandi ni ibintu nzi ko abantu bose bazi. Uko kuri ni kugenda rero kwemerwa, abantu bashobora kuganira bagaturuka baganira aho bavugaga bati ese ni ibiki byabaye, tubiganireho turebe ibyabaye, ibyo bindi bishoboka bashaka kwita genocide bakaba babiganiraho bakabikemura muri ango yabo, ariko batabigereranyije na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uko niko kuri, kandi kuzafasha abantu kwicara bakaganira bakavuga ati okay, dore byabaye, abantu bashatse kumaraho abandi bagwa mu ntambara, noneho bihurire hehe, akari byo abantu baganiraho kugira ngo bumvikane, aho kugira ngo bakomeze baryaryana bacengana, kandi bazi neza mu mitima yabo ibyabaye mu Rwanda mu 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga. Abahutu bumva ko bashobora kumaraho abatutsi, ariko ntibyashobotse, nubwo n'abahutu nabo bashobora kuba barabiguyemo swat mu ntambara, cyangwa se n'abarengeraga abatutsi bahurwaga muri gihe mu 1994. Alright, let's go. Ese ni izihe ngaruka zo kuvuga ko habayeho jenoside ebyiri? Haba hari ingaruka z'izo mvugo? Yes, ingaruka zirahari. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bakomeje kwitiranya ibintu ku bushake babigambiriye, bakavuga ngo habaye jenoside ebyiri, ni ukuvuga ngo hakomeza urwikekwe mu bantu, bizamuka uko urwikekwe rugakora rukabaho, nubwo abantu babihakana bakavuga bati iby'amoko twarabirenze. Icyo gihe nagize kwibaza nti ese amoko abantu barayarenze cyangwa se ahubwo barenzaho? Ushobora kurenzaho ariko ntabwo uvuga ngo warayarenze. Tuvuga tuti hari n'ikindi kibazo nibajije, abantu bashobora kwiyunga cyangwa se bashobora kumvikana. Abantu nabo navuga nti abantu bashobora kumvikana, ni mu bwiyunge bunaniranye, cyangwa se abantu bakavuga bati reka turenzeho. Wirenzaho ahubwo birenge. Urabirenga ute? Uko birenga nuko udakomeza kuvuga ngo habayeho double genocide. Ntabwo ushobora gukomeza uvuga ngo habayeho jenoside ebyiri, noneho uvuge ngo urajya no gukora ubwiyunge bushoboke, cyangwa se uvuge ngo urajya kwiyunga cyangwa se no kurenga ibintu ngo bishoboke. Ntushobora kurenga ibintu ucengana cyangwa uryaryana, ntushobora kwiyunga ucengana cyangwa uryaryana. Hagomba ubwumvikane, inyito y'ibyabaye ikaba uko byabaye, jenoside yakorewe abatutsi ikavugwa uko yabaye, ubwicanyi nabwo bwabaye bundi nabwo bukaganirwaho, yaba abantu barabigizemo uruhare
babishaka cyangwa se abashutswe bakabijyamo bashobora ngo abo barwana nabo nta ngufu bafite, noneho bigafatwa gutyo bikazamuka uko, ariko bitiswe ngo ni double genocide cyangwa genocide ebyiri. Kuvuga rero ngo genocide ebyiri zarabaye bifite ingaruka zikomeye cyane, kuko yaba ababikoze genocide bazumva ko ahubwo nabo nta ruhare babigizemo, ahubwo bakoreye genocide. Abakoreye genocide nabo kuri uru ruhande nabo bazazamura imyumvire itari myiza, urwango rukure ku mpande zombi. Bivuze ngo kera kabaye, uko ibihe bigenda bisimburana, burya ibihe bisobanura ibintu byinshi cyane, bishobora kongera ikaba iyo ngiyo akaba ariyo ngaruka yo kuvuga ko habaye genocide ebyiri. Bishobora kurangira nanone gusubiranamo, kuko abakoze ibyo bakoze babihakana, n'ababikorera nabo kubera intimba bafite bashobora kutabyakira uko bigomba, urwango rukongera rugakura, amateka akisubiramo. N'ubu aribwo ngiye nifuriza aribyo nifuriza Abanyarwanda, ariko nabagira inama nkavuga nti ibyo kuvuga ngo genocide ebyiri zarabaye ntabwo bishobora gushoboka, kuko ibintu ntibishobora kubera icyarimwe. Hari ikibanza n'igikurikira, nk'igi n'inkoko. Uko abantu bishwe 94 turabizi, ntabwo rero ushobora kuza kuvuga ngo genocide ebyiri zarabaye zibera icyarimwe, zibera ahantu hamwe, ntibishoboka. Ahubwo kimwe gishobora kuba ingaruka y'ikindi. Niko ibintu bimeze, kandi n'ababivuga babigambiriye mu mitima yabo barabizi ko bidashobora kubera igihe kimwe mu gihugu kimwe cyabaye ingaruka y'ikindi. Ubwo rero abantu babigizemo uruhare bagomba kubyirengera, abandi batabigizemo uruhare bagashyira hamwe ingufu zo kubirwanya, bakaganira, bakareba ko barenga ibintu, aho kurenzaho bakiyunga bya nyabyo, byananira se bakumvikana, bagatuza, bagasangira igihugu, bakabana. Nkaba rero nsoreje uyu munsi. Jeremy Muhirwa nakagaruka, tuzakomeza utaha. Imana ikomeze ibarinde, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ciao ciao ciao.